نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بانجا بشمر الله سبحانه وتعالى ننصب إلى موضوع من جشائن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونامي ونرسل جلنجي لبنا ومكرشيه نباباني باكرشيه إنزلايه كزاجزك موسى مروكا دسب الله سبحانه وتعالى يكوناتك أبشر مرابا اللهم آمين. وبوشيزي كاري كوري برهامي بريبانا نانيكاحي zitemewe bamwe mu bantu bakunze kuzikora batazi amategeko y'ibyo bari gukora bakisanga bakoze icyaha imbere Allah subhanahu wa ta'ala bikarangira byitwa yuko bari mu busambanyi. aho umwanditsi yahereye avuga ati al-ankihati al-fasid ziri muri izi nikahi zitemewe twabonyemo nikahi bita nikahu shighar. ni nikahi cyangwa se n'amasezerano aba hagati y'umugabo na mugenzi we kamubwira ati shingira umukobwa wawe nanjye mushingira umukobwa wanjye, cyangwa se akakubwira ati shingira mushiki wawe nanjye ndaguha umwana wanjye cyangwa se mushiki wanjye. hari igihe rimwe na rimwe binakoreshwa mu mvugo abantu bakabikoresha rimwe na rimwe abantu bakunze kubikoresha ugasanga bagirana amasezerano hagati yabo bakicara bagasangira, umwe akabwira mugenzi we ati sasa rero nifuzaga mushiki wawe cyangwa se umwana wawe, ariko numumpa nkwemereye yuko nanjye nzakora iki, mpita nguha mushiki wanjye cyangwa se nzagushingira mushiki wanjye. iyi nikahi ibaye muri ubu buryo ntahawe kugurana guhanahana. iyi nikahi twabonye yuko ari iki, ari nikahi haram, ni nikahi itemewe. aro twasanze muri hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yaragize ati naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an shighar. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabujije abantu gukora iyi nikahi yo guhanahana. umuntu akagirana amasezerano mugenzi we ati nshingira mushiki wawe nanjye ndaguha mushiki wanjye, cyangwa se nshingira umwana wawe cyangwa se umpe mushiki wanjye ndaguha umwana wanjye. ibi ngibi byose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarabibujije, kubera yuko kenshi usanga uyu mukobwa agiye atazi n'uburyo ki byagenze nawe atanabyishimiye, ugasanga ashingiye umuntu rimwe na rimwe atanamuzi imico ye n'imyifatire ye, yewe nanone atanazi inkomoko y'uwo nguwo bagiye kubana. aha rero muri hadithi ya Abi Hurairah yaravuze ati naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an shighar. intumwa y'Imana yabujije iyi ndoa. وقال والشغار أن يقول الرجل لرجل زوجني ابنتك.
wa uzawwijuka ibnati. Ngo rero iyi nikahi intumwa y'Imana iti ni igihe umuntu abwiye mugenzi we, umugabo akabwira mugenzi we ati nshingira umukobwa wawe nanjye ndamushingira umukobwa wanjye, cyangwa se ngo nshingira mushiki wawe nanjye ndaguha umukobwa wanjye. Au uzawwijni ukhtaka au uzawwijuka ukhti, akamubwira ati njye nushingira mushiki wawe nanjye ndagushingira mushiki wanjye, bigasa nk'ari amasezerano bagiranye hagati yabo bombi, umukobwa atabizi. Iyi nikahi ni iki? Iyi nikahi ni batil. Hanyuma tubona indi nikahi ya al-muhallil. Iyi nikahi bayita ngo nikahu al-muhallili, bakatubwira bati ni nikahi ikorwa hagamijwe kuba umuntu yashaka umugore wahawe italaka eshatu, kugira ngo uriya mugore namara kumushyitsa iwe mu rugo amuhe talaka batandukane, hanyuma wa mugore azirurirwe wa mugabo wa mbere. Bikunzwe no gukorwa, umugabo agashaka umugore, yamara kumushaka agakora iki? Wakamushaka kugira ngo uriya mugore kubera yuko yamaze guhabwa italaka eshatu ntiyemerewe gusubirana n'uriya mugabo, uriya mugore atabanje kurongorwa n'undi mugabo wa kabiri, hanyuma agatandukana n'uwo mugabo wa kabiri akabona gusubira kuri wa mugabo we wa mbere. Abantu bakabikora mu manyanga, bakanumvikana ati njyewe mfasha uriya mugore ndacyamwifuza nubwo namuhaye italaka eshatu, ubu sinemerewe gusubirana nawe. Gerageza ukora iki? Gerageza umfashe ugende urongore uriya mugore, umugire umugore wawe, nurangiza umuhe italaka kugira ngo mbashe gusubirana n'uriya mugore wanjye nk'uko twari dusanzwe tubana. Iyi nikahi ni nikahi bita an-nikahu al-muhallil, ni nikahi haram wa huwa min al-kaba'ir. Ndetse kandi ngo iyi nikahi iri mu byaha ndengakamere, haramahu Allah ta'ala wa la'ana fa'ilahu wal maf'ul li ajlihi. Ngo Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuvuma umugabo cyangwa se umugore uzakora iki gikorwa bizi, kugira ngo azirurirwe wa mugabo we wa mbere, akirongoza ku wundi mugabo, akavuga ati reka ndongorwe n'undi mugabo. Ubu none biseje kugura n'abagore, umugore akarongorwa n'undi mugabo yishingiye mathalan, cyangwa se akaba we yabikora ku bushake bwe, akavuga ati njyewe reka nkoreshe uburyo bwose bushoboka uyu mugabo andongora ashiriwe mu rugo, nindangiza munanize nsubirane na wa mugabo wanjye wa mbere, kubera yuko dufitanye amasezerano yuko tuzasubirana. Ariko hano bakatubwira bati noneho n'igihe umugabo abikoze, we akabikora kugira ngo wenda ni inshuti yawe, iriya inshuti yawe ikeneye kuba yasubirana n'uriya mugore, ariko kuri amategeko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bimwemerera, bagahita bavuga ati wowe mfasha uriya mugore umushake, umurongore, umugire umugore wawe, n'umugezi we mu rugo umuhe talaka. Ubwo icyo gihe ndaba nkoze iki? Ndahita nsubirana nawe muri talaka, nawe muri nikahi nawe bundi bushyashya dusubirana. Iyi nikaha umuntu yikoze Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kumuvuma. Ni niyo mpamvu muri hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, yaravuze ati la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muhilla wal-muhallal lahu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuvuma umugabo ushatse umugore kugira ngo uriya mugore azirurirwe wa mugabo wa mbere babanaga, ndetse na wa mugabo we wa mbere Allah yamaze kumuvuma, kubera yuko nawe abazi neza ikigiye gukorwa. Iriya nikahi yuko ari nikahi bagiye gukora kugira ngo uriya mugore bamuhe talaka, abashe gusubirana iki? Abashe gusubirana imari ye. Ibi ngibi ni haramu,
Allah yamaze kuvuma aba bantu kugeza ubwo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab yaravuze ati la uta bimuhallil, ati la uta bimuhallila wa bimuhallala illa rajimtuhuma, ngo nta gihe na kimwe nshobora kuzanirwa umuntu wakoze nikahi nk'iyi ngiyi uretse yuko nzamutera amabuye mpaka apfuye. Kubera iki? Kubera yuko iyi nikahi ni nikahi Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuvuma uwo ari wese uzayikora, yaba ari umugore akagenda akishingira akabesha umugabo akamurongora yumva yuko alhamdulillah abonye umugore, hanyuma wa mugore we yifitiye imigambi ye mu mutima, waravuga ati namara kungeza mu rugo nzananiza uno mugabo dutandukane mbone gusubirana n'umugabo wanjye nifuzaga. Ibi ngibi ni haramu wa Islamu. Hanyuma nanone umuhungu wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ariwe Abdullah ibn Umar suila, baramubajije an tahlil almar'at li zawjiha, kuba umugore baramubajije bimeze gute ku muntu aramutse arongoye umugore kugira ngo amugire halali ku mugabo wa mbere babanaga. Faqala dhalika sifah, arangije arasubiza ati ubu ngubu ni ubusambanyi, ubu ni ubwangizi, ni ubusambanyi. Hanyuma nanone mu bigaragara muri hadithi ya Nafi'i radiyallahu anhu qala ravati jaa rajulu ila ibn Umar radiyallahu anhuma, umugabo umwe yaje kwande ku muhungu wa Umar ibn Khattab, Imana imwishimire. Fasa'alahu an ar-rajuli talaqa imra'atuhu thalatha, wa haya italaqa, umugore we amuhitaraka eshatu. Abdullah ibn Umar we kumubaza ati ese bimeze gute kuri uyu mugabo wahaye italaka umugore we akazimuha ari eshatu, yamaze kuzimuha zose ari eshatu zimaze kuzura. Fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amara minhu, ngo hanyuma umuvandimwe w'uyu mugabo agahita arongora uyu mugore atanabimusabiye uburenganzira. Liyuhillaha li akhiha, kugira ngo uyu muvandimwe namara kumugeza mu rugo, amaze kugeza uyu mugore mu rugo, amuha italaka, hanyuma umuvandimwe we amusubirane. Hal tuhibbu lil awwal, Abdullah ibn Umar aravuga ati se icyo gihe uyu mugore yemerewe gusubirana na wa mugabo we wa mbere mu gihe amaze guhabwa talaka n'uyu mugabo wa kabiri? Qala la, ati ntabwo yemerewe kuba yakora iki, yakwitwa umugore w'uyu mugabo wa mbere, ndetse kandi n'uyu mugabo umushatse nabwo bari mu busambanyi. Ngo illa nikahu raghba, ngo uretse yuko byemewe igihe uyu mugabo azashaka uno mugore, uyu mugabo afite umugambi wo kuzakora iki, kuzagumana n'uyu mugabo, uyu mugabo afite umugambi kuzagumana n'uyu mugore. Kunna na'uddu hadha sifahan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar aravuga ati umuntu uzakora ibihabanye n'ibi ngibi mvuze, wakamushaka adafite gahunda yo kuzagumana nawe, ahubwo ari kugira ngo uyu mugore namugeza mu rugo ahita amuha talaka batandukane. Ngibi ngibi ngo twabibaraga nk'ubusambanyi ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma nikahi ya gatatu twari tugezeho ni nikahi al-mut'a. Nikahu al-mut'a yani iyi nikahi ishatse kuvuga iki? Huwa an yatazawwaja ar-rajulu al-mar'a ila ajalin mu'aqqata, ni nikahi ibaho umugabo agashaka umugore mu gihe runaka, yawmu aw yawmayn aw akthar, akavuga ati uyu mugore ngiye kumushaka umunsi umwe, iminsi ibiri, cyangwa se umwaka, imyaka ibiri, nyuma yaho tuzatandukana. We akamushaka afite uwo mugambi, fi muqabili shay'in yu'tihi iyyaha min malin,
akamushaka hari icyo yamuhaye kugira ngo uyu mugore yemere, akamuha nk'umutungo runaka, ariko akamubwira ati ngewe tuzabana umwaka umwe, uyu mwaka nurangira ntabwo uzaba ukitwa umugore wanjye, ngewe sinkunda wenda kubana n'abagore igihe kirekire, umwaka umwe urahagije tugatandukana. aho yakuru, cyangwa se akavuga ati atazawwajuki limuddati ash-shahr, ngiye kugushaka igihe cy'ukwezi. aho yashtaritu at-talaqa fi al-waqti, cyangwa se agahita akora iki kuri cya gihe habaye amasezerano, agahita agaragaza yuko bagomba kuzatandukana athna al-aqdi, mu masezerano bagiye kugirana. yaktubuna, bakandika ngo zawwajtu ibnata fulan wat-talaqu fi shahri 9 mathalan aw dhil qa'da, ngo hanyuma muri ya nyandiko bagiye kugirana amasezerano, umugabo akandika ngo ngewe nshatse umukobwa wa runaka, tuzabana urugero amezi 9, nyuma y'amezi 9 cyangwa se umwaka dutandukane. ayo masezerano bakayandika, bakayagirana hagati y'umugore n'umugabo. ahangaha bimana umugore arabizi n'umugabo arabizi igihe bazamara. iyi nikahi ni batil, niyo nikahi al-mut'a. ngo cyangwa se icya gatatu, aw yanwihi biqalbihi, ngo cyangwa se we akabigambira mu mutima, umugore ntabimenye, umugabo agashaka umugore, ariko mu mutima we uyu mugabo afite gahunda y'uko umwaka nurangira bazatandukana, cyangwa se namara kugera ku byifuzo bye azahita atandukana n'uyu mukobwa. aribyo bikunze kugaragara ku bahungu bashaka abagore bo hanze muri visa, akavuga ati ngiye gushaka umugore, uyu mugore hari icyo mukurikiyeho cya maslahatu dunyawiyya, nta kindi mwifuzaho ni ukungeza ahari yatuye, ni Canada se, ni Bwongereza, ni muri Amerika. umugabo akamushaka, agaragariza umugore ko mwishimiye muri cya gihe cy'ubukwe, mu masezerano ntacyo adakora, ariko mu mutima we avuga ati ngewe ningera hariya tuzatandukana. iyi niyo nikahi al-mut'a. iyi nikahi ntabwo yemewe. niyo inakozwe gutya bakatubwira bati yusamma bin nikahi al-mut'a, ngo yitwa iri jambo ngo nikahi al-mut'a li anna ar-rajula yatazawwaja bi niyyati at-tamattu' biha, ngicyo gihe abashatse n'umugore kugira ngo gusa yishimane nawe by'umubiri. wa idha anjaba al-awlad, ngo niyo anabyaye, iyo anabyaye la yulhaqu ila hadha ar-rajul li'annahum abna'u zina. aba bana iyo bavutse ntabwo bitwa abana b'uyu mugabo, kubera yuko n'iyi nikahi ntabwo yemewe. n'umugabo uyikoze ajya atinya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera icyo yifuza ku mugore, waramwifuzaho ubuzima bw'isi, ariko akhera ntayafite, nta buhungiro ko Allah subhanahu wa ta'ala azagira n'umugabo. warifuza yuko gusa uyu mugore nibamara kubana azamwereka ibyishimo byose ibibaho n'ibitabaho, amwereke yuko amwishimiye muri uwo mwanya, ataramujyana. namara kumujyana amugejeje aho ngaho muri Europe, icyo yayifuzaga amaze kugeraho, nibarangiza akora iki? amucika muti. iyi niyo nikahi al-mut'a. uyu mugabo ajya azirikana neza yuko na ya nikahi yakoze akiri hano mu Rwanda ni nikahi batil. iyi nikahi ntabwo yemewe, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuvuma umugabo wese uzakora iyi nikahi abizi neza yuko agiye kuzakora iki? kuzahemukira uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore.
n'ibindi nkabyo. Umuntu agashaka umugore afite umugambi wo ku giti cye, avuga ati ngewe mukurikiyeho imitungo afite, iyi mitungo nimara kuyikubira nzamureka. Umugore masalan wenda n'urugero ashobora kuba wenda yifitiye nk'ubushobozi bwe bwite, yifitiye iduka, yifitiye amazu, umugabo agashaka uno mugore nta kindi agamije ari kureba. Alhamdulillah, umugore babanye anamukunze, akunze uno mugabo, kumva umugabo we akurikiye ino mitungo. Na muri Islam biremewe ko wagushaka umugore ukurikiye imitungo, ariko we mu mutima avuga ati ngewe igihe runaka nikigera iyi mitungo nkamara kuyisubiza cyangwa se kuyikumira nkanjye n'umugabo, uyu mugore nzamunaniza dutandukanye, bimana musubize ku isuka. Iyi niyo nikahi al-mut'a, ni nikahi iyo unayikoze hano bakagusezeranya, bamara gusezeranya wowe ukagenda ukabonana n'uyu mugore, ujye uzirikana neza yuko muri kubana mu buryo bwa zina bw'ubusambanyi, kubera yuko n'umwana iyo amaze kuvuka ntabwo we akwitirirwa nka se. Niyo ari n'umukobwa ntiwemerewe kumutanga igihe azamara kugera mu gihe cy'urushako, agiye gushaka. Najya kurongorwa ntabwo uyu mwana uzamuhagararira, ahubwo azahagararirwa n'umuyobozi. Shobora kuba ari imamu, shobora kuba ari qadi, shobora kuba ari mufti, umuyobozi w'Islamu. Liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuri hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam igira iti as-sultani waliyun liman la waliya lahu. Umuyobozi ahagararira wa wundi udafite umuhagararira, bimana uyu mwana yavutse mu buryo butemewe. Nusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ibikorwa nk'ibi ngibi bitagaruka ngo bitubere ikigeragezo kuri twebwe, n'ababikora bajye batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni niyo mpamvu muri hijjatul wadaa, hijja ya nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ari gusezera abasahaba be yarababwiye ati ittaqullaha fi nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah. Ati mutinye Allah subhanahu wa ta'ala ku bagore banyu, mutinye Allah ku bagore banyu, mubakorera ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse, ndetse kandi mukagendera kure ibyo Allah yababujije. Ati mutinye Allah ku bagore banyu, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah, ngo mwabashatse mugiranye amasezerano, mugiranye amasezerano kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko mugiye kubana, wastahlaltum furujahunna bi kalimati llahi, ndetse kandi mubana ku mategeko Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana rero yuko ibi byose byagiye kubaho mwagiranye amasezerano kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko ubaye umugabo, uyu nakabiki umugore wawe. Akomeza avuga ati ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lin-nisai alaykum haqqan, ngo ndetse kandi mufite mwege bagabo mufite ukuri ku bagore banyu, n'abagore bafiteho ukuri. Nuvuga ngo buri umwe afite ukuri kuri mugenzi we. Amma haqqukum ala nisaikum, ukuri mwege bagabo mufite ku bagore banyu, alla yutina furushakum liman takrahun wa alla ya'dhanna fi buyutikum man takrahun. Ati abagore ntabwo bemerewe guha uburenganzira uwo ari we wese kabone n'ubwo yaba ari umuvandimwe we. Ntabwo umugore yemerewe kwakira uwo ari we wese mu rugo rwe atabanje kubisabira uburenganzira umugabo we. Ntabwo ari kumumenyesha ngo ejo ngo fulani ngo azaza, ahangaha uri kumumenyesha, ntabwo uri kumusaba uburenganzira. Aha icyo hadithi ivuga ni ugusaba uburenganzira umugabo wawe. Uku niko kuri Allah yahaye umugabo ku mugore we. Arangije intumwa y'Imana akomeza hadithi agira ati sallallahu alayhi wa sallam,
hanyuma ngo ukuri abagore bafite ku bagabo babo, an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, abagore ukuri bafite ku bagabo babo nuko bagomba kuba banyira neza. Ni niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira ati wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ati mujye mubanyira neza, gutya mukora mukabashaka mufite imigambi yo kubajugunya, uku ni ukubagambanira, ni no kubabanyira nabi. Ahangaha abagabo bajye batinya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse kandi n'abagabo bakora nikahi nk'ingiyi bajye bazirikana neza yuko abantu bicaye aho ngaho bahuruje, abashahidi n'abandi bose baje kugira ngo barebe iyo nikahi, uyu mugabo ari kubabeshya. Ajye azirikana neza yuko ari kubeshya iriya mbaga, kandi yawmul qiyama azabazwa. Buri mutwe wese wari wicaye aho ngaho, buri mutwe umwe Allah ajya umubaza ati kubera iki wabeshye fulani, umubeshya yuko iki kintu ari ukuri kandi atari ukuri. Nyuma yaho bakugejeje hanze, wowe uri umugabo kubera maslaha umwifuzaho, ugeze i Burayi umaze kujugunya uno mugore. Wal'iyadu billahi, Allah atunganye imitima y'abagabo bashaka abagore mu bugambanyi nk'ubungubu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadith atubwira ati ukuri abagore bafite ku bagabo babo, an tuhsinu ilayhinna, ati mujye mubanyira neza. Intumwa y'Imana sallallahu muri indi hadith akaba ati khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli, umwiza muri mwe n'umwiza iwe mu rugo. Niba bakagushimagize hanze bakwite haji, baguha ibyubahiro bidasanzwe, nyamara iwawe ubicisha inzara, iwawe umugore wakuvumira ku gahera atanifuza yuko utaha ngo akubone, nunataha ukamubera ikigeragezo. Intumwa y'Imana ikatubwira ngo khayrukum li ahlihi, umwiza muri mwe n'umwiza iwe mu rugo. Wa ana khayrukum li ahli, nanjye kandi ntawe mwiza kuri mwe ariko nabaje kumwiza iwanjye mu rugo. Wari intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Igihe cyose utanze sadaka heri iwawe, abantu bo hanze ntibaze kugushimagiza bakwita amazina adasanzwe, ati fulani ni umunyabuntu, fulani ni umuntu ukora ibikorwa byiza bitandukanye, fulani ni umuntu ugira umutima mwiza, nyamara umugore wawe ibyo byose utabikuziho. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ati an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, umugore ugomba kumubanira neza, niyo haki Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, mu kumwambika no kumugaburira, kumenya inshingano ze zo mu rugo. Ibyo ukoze byose wumve neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala azabiguhembera. Ntabwo biri burangirire ahangaha kuri iyi si, la abadan. Allah araguha fadlu, ingabire nyinshi zitandukanye, anaguhemerera ibyo wakoze. Aha rero nk'uko umugore ashaka ijuru ku mugabo we, ni nako umugabo ashaka ijuru ku mugore we, kubera yuko nawe ijuru waribura ku mugore wawe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha imitima yacu gushikama ku Islam. Allahumma amin. Iyi rero niyo nikahi al-mut'a, ni nikahi umuntu akora rimwe na rimwe akagira amasezerano n'umugore, ati njyewe ngiye kugushaka mu gihe runaka tuzatandukana. Umugore akabyemera n'umugabo akabyemera. Iyi nikahi ni batil. Cyangwa se umugabo agakora iyi nikahi afite umugambi w'uko nyuma y'igihe runaka azatandukana na wa mugore, ntabimumenyeshe, cyangwa se akamushaka ku mpamvu zitandukanye. Umugabo akajyamo hanze, wenda bitewe n'ubuzima bayeho, avuye wenda tuvuga urugero, avuye mu kindi gihugu agiye mu kindi gihugu, nanone avuye mu gihugu kimwe agiye mu kindi gihugu, yagera muri icyo gihugu we agashaka undi mugore bitewe n'akazi afite, akavuga ati aho kugira ngo mu busambanyi ngo reka nshake umugore ngo tubane, biri kumvikana Islam, ngo reka nshake umugore ngo tubane, hanyuma ngo njye akazi kanjye nikarangira uyu musubira mu gihugu cyanjye subira n'umugore wanjye.
iyi nikahi nayo ni nikahi al-mut'a, ni nikahi al-batil. Nukuvuga ngo ahangaha iyi nikahi impamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabujije harimo kuvanga imbyaro. Uyu mugore nakubyarira azabyara n'undi, usange umugore ari kuvanga imbyaro kandi atabyishimiye, bitewe n'ibyo yamushizemo atanabizi atanabisobanukiwe. Aha rero iyi nikahi wa Islam tutinye Allah subhanahu wa ta'ala, nibyo tugiye gukora tubanze tubaze abafite ubumenyi, kugira ngo tutaza kugwa mu mutego dusanga ibyo turi gukora ari umuvumo gusa turi kwibereyemo, ari n'ubusambanyi imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Nikahi ya kabiri rero ariyo nikahi al-urfiyu, الزواج العرفي. زواج نكاحي nayo ni nikahi ariko yo irimo ibice bibiri. قال المصنف حفظه الله umwanditsi yaragize ati النكاح العرفي له صورتان. iyi nikahi al-urfi irimo ibice bibiri. igice cya mbere الصورة الأولى عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان غير أنه لا يوثق رسميا. ngo ni nikahi yujuje ibisabwa, ndetse kandi ugasanga ni nikahi yujuje inkingi ikanuzuza ibyangombwa byayo, ibisabwa byose, ariko hakabura n'iki, rwa rupapuro, inyandiko. Urupapuro rutangwa n'iki? N'ubuyobozi. ati ngo ghayra annahu la yuwathaqu rasmiyan, ngo uretse yuko nubwo yujuje inkingi zose ndetse n'ibisabwa, ngo ariko haraburamo ariya amasezerano yanditse. يعني لا يوثق بأوراق رسميا بمعنى لا يكتبون العقد كتابا. bishatse kuvuga yuko ya nikahi nubwo yabaye kandi yujuje inkingi ibisabwa, ariko ntabwo habayeho inyandiko hagati y'umugabo n'umugore, cyangwa se hagati y'umugabo na se w'umukobwa. wa hadha aqdun, aya masezerano rero jaizun wa sahihun min haythu huwa, aya masezerano aremewe aranatunganye. walakin, ariko nanone fa'iluhu ya'thamu limukhalafatihi an-nizam, ngo ariko ngo wakoze aya mategeko, sibyo, uwakoze iyi nikahi, aya masezerano, nubwo iyi nikahi ngo yemewe, sibyo, ariko ngo uwayikoze iyi nikahi afite icyaha. ngikihe cyaha rero afite imbere Allah subhanahu wa ta'ala? ngo li mukhalafatihi an-nizam, ngo kubera yuko yatandukanye na gahunda ubuyobozi wa bwarashyizeho bwaho ngaho aherereye. لأن النظام اليومي يوجب توثيق العقود, ngo kubera yuko gahunda y'iki gihe tugezemo abantu bategekwa yuko amasezerano yandikwa. wa wajibu alayna an nuti'a ulatu amrina fi hadha, ngo ndetse kandi icyo twebwe abayisilamu dutegekwa kumvira ubuyobozi amategeko bwadushyiriyeho. fala yanbaghi at-tasahul fi al-iqdam alayhi wa in kana sahih, ngo ntabwo byari bikwiriye yuko abantu bihutira gukora amasezerano ya nikahi bakarenga kuri kondisiyo kugirana amasezerano yanditse biri kumvikana, wa in kana sahihan,
nubwo rwose iyi nikaha ari iki wari ukuri. ni ukuvuga ngo icyo gihe nubwo ubikoze iyi nikahi yawe alhamdulillah iratunganye, ariko imbere Allah subhanahu wa ta'ala ufite icyaha. icyo cyaha ntabwo kiri bwangize nikahi wakoze, ariko icyaha Allah azakikubaza kubera yuko warenze ku mategeko, warenze kuri gahunda z'ubuyobozi bwashyizeho aho uherereye. li'annahu, ngo kubera yuko bumve neza, qad yunkiru hadha al-ab, uyu mugabo ashobora kuba yakwisubira uyu mugore بعدما تحمل المرأة وتأتي بالولد ويقول ليس بولدي. ngo kubera yuko nguyu mugabo ngo ashobora kuzisubira uno mugore cyangwa se akamuhinduka nyuma yaho, biri kumvikana, nyuma yuko umugore amaze gutwita akavuga ati nguyu mwana ntabwo ari umwana wanjye. man ladhi yuthbitu annahu waladi, yarenze akavuga ati niki cyemeza yuko uyu mwana ari uwanjye, niki kwanza cyemeza yuko uyu mugore yari asanzwe ari umugore wanjye, niki? muravuga yuko se bicaye bagasezerana? labada, ntabwo muri buhagarare rero muvuge nta n'uwaza avuge ngo ngewe narababonye. kwanza turareba wowe kwanza icyo uri cyo, ese ukuri kwawe kwakugenderaho uri muntu ki? ngo ahangaha iyi mpamvu Isilamu yagaragaje yuko uyu mugabo afite icyaha nubwo iyi nikahi yemewe. وقد ينكر هذا الأب بعدما تحمل المرأة, uyu mugabo ashobora guhinduka uno mugore akamwihindukana nyuma yuko umugore amaze gutwita. watati bilwalad, umugore wenda amakamara kwibaruka umwana, wayakuru laysa biwaladi, ati uyu mwana ntabwo ari umwana wanjye. man ladhi yuthbitu annahu waladi, niki cyemeza yuko uyu mwana ari umwana wanjye? walaysa zawjati, ngo ndetse kandi uyu mugore ntabwo ari umugore wanjye, kubera yuko nta nyandiko mwakoze iki mwagiranye, kubera ko iriya nyandiko niyo iri buze irengera uno mugore. fahadha nikahu fihi khatarun adhim wa tad'i'i al-huquq, ngiyi nikahi ikozwe muri ubu buryo nubwo yemewe nta rupapuro rwatanzwe. mu gihe nta rupapuro umuntu akajya gusezeranya mugenzi we, nta rupapuro ruhari, iyi nikahi ajya amenya neza yuko iremewe. hanyuma nanone n'uyu nguyu uyikoze afite icyaha imbere Allah subhanahu wa ta'ala, n'uyu musezeranyije nawe ni musharikun fil ism, nawe ni umufatanyacyaha muri cya cyaha, nawe afite icyaha imbere Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko nawe yagiye gufatanya icyaha na wa wundi ugiye kuri iyo nikahi, nta nyandiko yagiranye yabayeho hagati y'umugore n'umugabo. وتضييع الحقوق من جهة الميراث ومن جهة تسجيل الأولاد في دراستهم وما إلى ذلك. ngo ahangaha nanone dusangamo ingaruka ziteye ubwoba. harimo kuba hari ukuri umugore abura, wenda nko kuba mu birebana n'iki no kuzungura, umugore ashobora kubura ukuri mu mutungo w'uyu mugabo. niba umugabo yihakanye n'umugore, bimana nta muntu uri buze gukora iki kubyemeza ijana ku ijana yuko uyu mugore yari umugore w'uyu mugabo, nta nyandiko yabaye, nta muntu uri buze gukora iki kubyemeza. ومن جهة تسجيل الأولاد, nanone no kwandikisha abana kuri uyu mugabo cyangwa se mu mashuri. icyo gihe mu gihe umugabo amaze kwihakana uno mugore kubera yuko nta nyandiko yabayeho, ahangaha n'abana barabura ukuri kwabo, yaba kuri se ubabyara cyangwa se hanze mu birebana n'ubuzima bwo hanze, mu mashuri, mu myigire yabo. iyi nikahi bagaragaje yuko ni nikahi yujuje amategeko, yujuje ibisabwa, yujuje inkingi,
ariko mu gihe habuze inyandiko hagati y'aba bombi, yaba uyu wayikoze uwasezeranyije cyangwa se uwakorewe iyo nikahi, bakamufasha kugira ngo bamusezeranye, bafite icyaha imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Asura thaniya, hanyuma ubundi buryo bwa kabiri bw'iyi nikahi, aqdun bayna ar-rajuli wal mar'a la yastakmilu arkanu an-nikah aw shurut an-nikah, وهذا العقد حرام وباطل بإجماع العلماء. hanyuma iyi nikah uburyo bwa kabiri nanone ni uburyo nanone butemewe, nabwo ni ishusho y'iyi nikah mu buryo bwa kabiri ikorwamo. Ati ni amasezerano abaho hagati y'umugore n'umugabo, ndetse kandi abamenyi cyangwa se mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, yaba muri Qur'ani cyangwa se muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaragaje yuko uhagarara umukobwa ngo mukora iki aba hari kugira ngo iriya nikahi yemerwe. وعلى هذا جماهير العلماء، وستأتي هذه الأدلة مفصلة في شروط عقد النكاح. نيما من يباغرغ جيوكو إي نكاح ريتري باطل، باغرغ جيوكو إي نكاح إتيموي turazakibona insha Allah ta'ala mu birebana n'ibisabwa kugira ngo aya masezerano akunde yuzure. fa idha taqarrara fasadu hadha az-ziwaj fayajibu fisxuhu abadan wa in tala az-zaman ba'da ad-dukhul. ngo iyo bikomeje gutya ubwangizi abantu bakabana muri ubu buryo, iyi nikahi abamenyi bagaragaje yuko abantu bategekwa gukora iki, ubuyobozi butegetswe gukora iki, gusesa amasezerano y'aba bombi, kuko bitemera gukora iki, kubana. aha ngaha umwanditsi aratubwira ati iyi nikahi aravuga ati tilka adh-dhahira التي انتشرت بين الشباب في هذه الأيام. ngo byamaze kugaragara kuri iki gihe hagati y'abasore, حيث يقوم الرجل علاقة مع امرأة, ngo umuhungu akaba yagirana umubano n'umukobwa cyangwa se n'umugore runaka, copinage زميلة له في الجامعة مثلا, bakaba wenda bigana mu kigo, bakaba bigana ari abasheri bizwi neza yuko ngo bakundana. wala yu'rafu bihadhihi al'alaqa, ariko kandi nta muntu n'uyu n'umwe uzi umubano w'aba bombi, uburyo babanamo. ese barasezeranye cyangwa babana nka copinage, nko kuba umuhungu yakunda n'umukobwa bikaba gutyo bikitwa gutyo. aw qad ya'rifuha ashabahu alladhina ya'rifuna 'alaqatuhu ghayr al-mashru'a, cyangwa se inshuti ze za hafi zikaba zizi uyu mubano uri hagati y'umuhungu n'uyu mukobwa. thumma yantaliqu biha ila bayt sadiqihi, ngo bakaza kujya ku nzu wenda bagafata nk'inzu y'umwe mu nshuti zabo mathalan, fayumarisu ma'aha aljins, barangiza bakabonana mu buryamiro, wenda wa wundi uzi umubano w'aba bombi akabaha nk'inzu, akabatiza nk'inzu, bakaza bakabonanira hehe, iwe mu rugo. ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها, hanyuma ngo uyu mugore ugasubira hehe, iwabo kwa se umugaburira,
ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما. hanyuma iyi nikahi aya masezerano bakaba barayakoze hagati yabo umuhungu n'umukobwa iyo batabizi, ari inshuti ze zibizi, uwo wamuhaye inzu ariko iwabo w'umukobwa batabizi. وربما شهادة هؤلاء الفساق. birashoboka kuba none ababizi ari iki, ari za nshuti z'umuhungu gusa. icyo gihe nikahi ni iki? iyi nikahi nayo ni imwe mu nshuti y'iki ya nikahi al-urfi. ni nikahi itemewe, amasezerano hagati y'umukobwa wenyine iwabo w'umukobwa batabizi. iyi nikahi ntabwo yemewe. وهذا العقد فاسد بل هو في الحقيقة الزنا. aya masezerano abayeho gutya muri ubu buryo, iyi nikahi ni nikahi itemewe. ati mukuri kwayo ubundi ubusanzwe n'ubusambanyi, والعياذ بالله، لأنه فقد شرط من شروط النكاح. وكبر yuko hari zimwe muri kondisiyo ziba zabuze zigomba kugaragara mu gikorwa cy'amasezerano ya nikahi kugira ngo iki gikorwa kibashe gutungana. allati la yasihu illa biha. kandi ayo mategeko agomba kuboneka kugira ngo cya gikorwa y'amasezerano mugiye kugirana hagiye kubaho hagati y'umugore n'umugabo abashe gutungana, n'ayo masezerano agomba kuboneka. kuba se adahari, مثلا إذن ولي المرأة nk'itegeko kuba wenda uburenganzira bwa se w'umukobwa akavuga ati ngewe nshingiye umukobwa wanjye, mu gihe ubu burenganzira butagaragaye, icyo gihe iyo nikahi nayo ni nikahi muri nikahi zimwe muri nikahi zitemewe. hanyuma nanone hakaza ziwaju al-misyan. iyi nikahi nanone ni nikahi izwi ku izina ngo al-misyan. abantu bakunze gukoresha imvugo ngo reka ngiye gukora misyan. ese ngo nabona uwuhe mugore kugira ngo nkore nawe misyan? naam, iyi nikahi yo iremewe, ariko sasa ni nikahi bwoko ki sasa? qala al-musannif hafidhahullah, umwanditsi aravuze ati ziwaj al-misyan من أنواع الزواج المستجدة في بعض البلاد. ni nikahi zikunze kugaragara muri bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye. وتعريفه أنه عقد الرجل زواجه على المرأة عقدا شرعيا مستوفيا شروطه وأركانه. buna masezerano abaho hagati y'umugabo n'umugore, ayo masezerano akaba yujuje ibisabwa, yaba inkingi yaba ibisabwa shurutu za nikahi, byose bikaba birimo binuzuye. illa ariko kandi anna almar'ata tatanazara fihi biridaha an ba'd huquqiha ala zawj. ariko umugore we akaba ashobora kuza nkaho bimwe na bimwe asa nkaho avuga ati ngewe umugabo wanjye ngiye kumworohereza, umugabo ngiye kubana nawe ngiye kumworohereza mu kuri kwanjye Allah yampaye, mu kuba nabana n'umugabo mu nzu imwe, mu kuba naba mu nzu y'umugabo wanjye ariwe wayubatse, biri kumvikana, cyangwa se mu kuba uyu mugabo yanyambika yangaburira, umugore akavuga ati ngewe ngiye kuyimukuriraho. munega amatwi, umugabo akabana n'umugore bakorana amasezerano, hanyuma umugore we akavuga ati ngewe umugabo wanjye ngiye kumworohereza ibirebana n'inzu, ibirebana no kwambara, ibirebana no kungaburira, ibyo ngibyo rwose ntibizamukora iki, ntibizamuhangayikishe, akabigukuriraho. kasakani nk'urugero wenda no kuba wamushakiraho gutura, wanafaka
walmabitu indaha, cyangwa se kuba wamugaburira, cyangwa se kuba umugore yavuga ati ngewe nzakomeza kuba iwacu mu rugo. Biri kumvikana? Ngewe nzakomeza kuba iwacu mu rugo, dukorana amasezerano, hanyuma papa ababizi n'umuryango wacu ubizi. Biri kumvikana Islam? Ariko ngewe tuzatubonana gusa tugiye kubera iki? Kubonana mu buryami, bakabyumvikanaho. Ariko bikaba ari amasezerano agiye kuba hagati y'umugabo n'umugore ndetse n'imiryango ibizi. Iyi nikahi ni nikahi yemewe muri ubu buryo, mu gihe bagiranye amasezerano umugore akabyishimira, akavuga ati ngewe hari ibyo ngewe nzagukuriraho nk'umugabo wowe utegetswe na Allah subhanahu wa ta'ala mu kubahiriza n'inshingano z'umugabo, kunshakiraho kuba, kuntuza heza, kunyambika no kungaburira. Ati ibi ngibi byose ngewe rwose alhamdulillah, ngewe mfite iwanjye, mfite inzu ndibana masalan, cyangwa se ndi iwacu nta kibazo mfitanye n'umuryango wanjye, ndetse n'umuryango wanjye urabyishimiye, tukabana muri ubu buryo, hanyuma ukazajya babona bagiye gukora iki? Kubonana mu buryamiro. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى نشأة هذا النوع من الزواج impamvu zikunze kubaho kugira ngo iyi nikahi ibeho, وانتشاره في بعض البلاد, ndetse kandi mu bihugu bimwe na bimwe bagakunda kuyikora iyi nikahi. Impamvu ni iyihe? wujudu adad min an-nisa'i allati balagna sinu ziwaj. Impamvu bakunze kuyikora ni uko usanga hari abagore benshi bamaze kurenza imyaka y'urushako. Handi umugore umureba ukavuga uti uyu nguyu yavuye ku isoko, siko tugomba kubivuga se? Ati uyu mugore nta mugabo wamushaka. Umugore nawe akumva neza yuko yamaze kwiheba. Uyu mugore akavuga ati ngewe umugabo wese uzaza kunshaka nzamworohereza, mumeze nibera iwacu mu rugo. Biri kumvikana? Hanyuma umugabo tujye tubonana byibura iriya haki nyibone, wakavuga ati nifuza iriya haki gusa, byitwa ko umugabo ari umugabo wanjye imbere Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma ngewe mbyishimire kuba nta kibazo na kimwe nshobora kuba nakora iki? Natura uyu mugabo. Ngo mu mpamvu zikomeye rero ni izihe? wujudu adad min an-nisa'i allati balagna sinu ziwaj. Kubera ubwinshi bw'abagore bwagiye bugaragara mu bihugu bimwe na bimwe, ugasanga abagore bamaze kurenza ya myaka buri mugabo wese ashobora kuba yamureba mukavuga ati ngewe uyu mugabo, uyu mugore sinamushaka. wataqaddama bihinna al-umri duna ziwaj, cyangwa se akaba afite imyaka myinshi atararongorwa, kavuga ati ngewe abantu umugabo uzaza nzamworohereza. Iyi nikahi iremewe rwose mu mategeko y'Islam. Aw tazawwajna wa faraqna al-azwaj li mawtin aw talaq, cyangwa se uyu mugore akaba yararongowe, biri kumvikana, agatandukana n'umugabo we ku mpamvu za talaka, cyangwa se ku mpamvu z'iki? Z'uko yapfushije umugabo we. Hanyuma igihe amaze gutandukana n'umugore we ku mpamvu za talaka, akajya hariya akamara igihe nta mugabo arabona, imyaka ikagenda indi ikaza, hanyuma iyo aramutse avuze ati ngewe umugabo wese uzanshaka nzamworohereza, nikahi ikaza yuje ibisabwa byose, kugeza ubwo niba umugore babyishimira n'umugore akabyishimira, icyo gihe Islam yemera yuko iyi nikahi yujuje ubuziranenge, nta n'ikibazo itwaye. Kuba umugore yaguma iwabo abyishimiye, ariko iwabo bakaba babizi yuko uyu ari umugabo we, alhamdulillah. بالإضافة إلى الغريزة الجنسية واحتياج المرأة إلى الرجل، هذا من جانب المرأة. rero ni mu gice cy'umugore, kuba umugore ashobora kuba yakwifuza umugabo ntamubone bitewe n'imyaka ye, imyaka afite, we atabona umugabo yifuza. Nyuma yako avuga ati hakaza umugabo akavuga ati bana ngenda korohereza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ngenda igumira iwacu, wowe noneho dukore nikahi. Biri kumvikana, n'iwacu bazabimenyeshwa, bazaba babizi, ni na papa uzakumpa. Icyo gihe iyo nikahi iba yujuje ibisabwa byose,
hanyuma umugore akaba yituriye iwabo uri mu mahoro. Amma min janibi rajul, nanone mu gice cy'umugabo nawe ashobora gushaka uyu mugore ku mpamvu, faqad yadfa'uhu ila hadha az-ziwaj raghbatan al-'arima. Uyu mugabo ashobora gushaka umugore nawe ku mpamvu z'uko amwifuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Fi al-mu'asharati al-jinsiyya, akamushaka kwenda kuba tuwena uyu mugore ngiye kuba uko mubona ndamwishimira, ndumva wenda ndashobora kubona akora iki, namugira umugore wanjye bitewe n'imiterere ye, nubwo wenda ari mukuru afite n'amafaranga aneze n'ubushobozi adashobora kubana nanjye aho ntuye, ariko namushaka nka musitiri iwabo bakaba babizi ko n'umugabo we uburyo ateye alhamdulillah, ndumva nanjye naciye abamwaye. Wa adamu iktifaihi bizawjin wahida, cyangwa se akamushaka ku mpamvu yuko uyu mugabo nawe ntabwo ahagijwe n'umugore umwe, akamushaka kugira ngo amugire umugore wa kabiri. Ma adami qudratihi ala tahammuli ma yaltazimu azziwaj al-akhar min mahr wa nafaqa wa sakani wa nahwi dhalika. Hanyuma akamushaka muri ubu buryo bwo kuba yamurongora abari iwabo babyishimiye, biri kumvikana, kubera yuko nawe ubwe nta bushobozi bwo kuba yakora iki, yamutunga, wenda mujyane muri annexe cyangwa se mu buzima bayeho bwa buri munsi nta risiki yabona, akavuga ati naba ari hariya ngeze akora iki, alhamdulillah tuzatubonana niba byishimiye. Mu gihe iwabo byishimiye, njyewe nzemera yuko uyu mugore aba umugore wanjye. Icyo gihe nikahi iremye ku mpamvu zabo bombi, nuvuga ngo ngaho turi ku ruhande rw'iki, rw'umugabo. وقد يدفعه إلى ذلك رفض زوجته الأولى لزواجه من أخرى. nanone ashobora kurongora uno mugore, uyu mugabo, ku mpamvu z'uko umugore wa mbere yamujije gushaka umugore wa kabiri. Biri kumvikana, akavuga ati okay, sawa, nta kibazo, sinshaka kubaza umugore wanjye wa mbere, reka ndongore uyu mugore yigumire iwabo tutubonana. Bose biri kumvikana ngaha, akamurongora akaba ari hariya, umugore we ntakora iki, ntazabimenye, uyu mugore wa mbere. Ariko iwabo umugore bakaba bizi yuko uyu ari umugabo we, biri kumvikana. Ariko umugore we akavuga ati alhamdulillah, umugabo wanjye ngenda mufite ninjye njyenyine, ariko bizwi na hehe, ni wabo umukobwa gusa cyangwa se wabo umugore. أو رغبته في الاستيلاء على مال هذه المرأة إذا كانت غنية. nanone akaba yamushaka ku mpamvu z'uko uyu mugore afite umutungo, ariko nanone akaba atavuga ati ubuzima bayemo wenda biragoye kuba nabumukuramo ngo ngiye mushyire mu nshingano zanjye cyangwa se mu mategeko yanjye. Aha rero ni ukuvuga ngo iyi nikahi mu gihe yujuje ibisabwa, ariko abo bombi bakabana bishimiranye, n'imiryango wenda ibizi, biri kumvikana, umuryango w'umukobwa ubizi neza, ari nawe watanze uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa, icyo gihe nikahi iremewe. Biremewe ko umugore yaba umugore akibera iwabo, akomeza kuba ubuzima bw'iwabo, alhamdulillah, bizwi hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'umuryango w'iki, ise w'umukobwa akaba akora iki, abizi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.